no jambo riri muri Zaburi 11 n'umurongo wa 3 haravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki. Nari ndi muri ibyo bihe twese na famiye ntekereza nino jambo ndavuga se ko twahuye n'ibibazo kandi turi abakiranutsi turi abakristo ese turakora iki. Imana iramfasha umurongo wo haruguru ni wavuze ngo ni uguhungira ku Uwiteka gusa. Natwe twayihungiyeho ni ukuri Imana yaratwiyeretse. Bibiliya nizivuga ngo tuzadushobozwa byose ngo ni Imana niziduha imbaraga. Yaraziduhaye sinarizi ko Naomi yopfa kubu nyine ngahagarara ngo ko ndamuhamya ariko ibyo byose ni Imana yari yarabiteguye. Ngo yaremye umuntu bimutegura imigambi ngo iyo uwe yiremeye kuva kera iyi niyo yari yaramugeneye kugira ngo azayigenderemo kugeza umunsi yarangije. Nubwo imitima yikanze ariko dufite ibyiringiro ko tuzamubona Naomi. Naomi je ko ndaburaho nohera muvuga twari tuvukana turi abakobwa babiri je nawe gusa ariko siniyumvisha koko Naomi yonsiga muri kino gihe. Bikiba bitaraba nijoro narabuze ibitotsi nijoro ndibaza impamvu hanzamo ijambo ndishira no kuri stati saa 8 z'ijoro rivuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare. Bimaze kuba mu gitondo nyine mu masaha ya nimugoroba nibwo naritekerejeho rino jambo mvuga ko ari Imana yamvugiyemo. Nuko twebwe nyine tutabimenya ariko Imana yo yabigenye nishimwe. Sina buri cyo muvugaho twari tumaranye imyaka 15 tubana. Imana ishimwe ko yabonye ko tuvukana tukaba bavandimwe. Nubwo imudutije igihe kigufi ariko si kigufi. Yarankunda Naomi sinzi ukuntu namubabwira. Naomi yarankunda yanyifurizaga iciza buri munsi. Zanibuka umunsi mbura diplome byari irya kabiri noneho ngira ubwoba bwo kuja kubaza ariko aravuga ngo nje ndatanga amafaranga yanje ndaja kukubariza. Mbona aragarutse aharira ndamubaza niki ngo wahebuye none kurarira kandi atari wayibuze. Je ntanico byari bimbe kubera ari irya kabiri. Naomi yarankunda yanyifurizaga ibyiza nubwo byinshi agiye ntarabigeraho ariko nzakomeza mwibuka iteka ryose. Imana imuhiruko ridashira. Hanyuma ndabashimiye abantu mwese ni ukuri mwaritanze nimwe mwadukomeje kubona Naomi ngo yarekejwe n'abantu bangana gutya ni ikintu gikomeye twabihaye agaciro. Imana ibaho umugisha. Mwasize ibyanyu kuva mu gitondo no kuva umunsi biba mwarahabaye ariho bikiba kugeza ubu nyine. Imana ibaho umugisha. Abanyabujumbura bose abayumbe mwese Imana ibaho umugisha. Ndashimira inshuti yanje Makire ni ukuri Imana imuha umugisha. Yumvise amakuru uwo munsi kuva igihe biba n'ubu ntarataha arankomeza. Iyo ntamugira iruhande nariko ndira akankomeza akambwira tuzamubona Naomi. Tarataha kuva igihe Naomi apfira. Imana imuha umugisha na famiye yiwe yose yaritanze. Imana ibagirire neza. Ndashimira n'abatakure bose ni ukuri mwahabaye abavuye mu ma interiere mwese mwahabonetse. Imana ibaho umugisha. Hanyuma nifurije Naomi iruhuko ridashira. Imana ibaho umugisha. Mwihangane duheze undi mwe abandi baraza kuza mu wundi mwanya.
David niwe wamukurikiraga ku mugongo, kuba bavuga niko bakurikiranaga, uyu niwe yakurikiraga uyu ku mugongo. Reka nawe agira icyo avuga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Mbere na mbere ndabanza kubwira Imana, hama ngaruke ku bantu. Imana turayibabaza, tuyikorera ibidakwiriye, ikatubabarira. Ariko naje nyibwira ko yambabaje mu mutima, ndayibabariye aho iri hose ibyumve. Sinabura icyo mvuga kuri Naomi. Naomi ni umuntu twakurikirana, yankurikira ku mugongo. Byinshi bamuvuzeho mwabyumvishije, ariko ndagaruka ku cyo mukuru wanje yavuzeho. Uko bamuvugaho nje narushirizaho, kuko Naomi yari umwana mwiza. Uko mumubona niko yari ari mu mutima, kandi we yarabigaragaza, ndetse no gukunda umuryango cyane, agakunda n'abo hanze. Ndavuga ku bintu bike cyane ko baduhaye umwanya muto. Naomi sinamufata nka mutonyi wanje, namufata nk'umubyeyi wanje wa kabiri, kuko hari byinshi twavuganaho akabikemura. Hari byinshi yankorera ku bwanje kishima. Ndibuka ko Naomi yigeze kugira ikibazo, icyo kibazo si ngombwa kukivuga, nta kantu ya kari chance gukogwa. Arambwira, Davi, wanshoboza ku bintu bike, tashatse kuvugana ibyerekeye amafaranga. Ndambwira, nawe amafaranga ndayo mfite. Arambwira, mfasha, urabungiriye neza. Icyo gihe si kera, nahise ngenda mfata ideni, nawe mbasha kumuha izo faranga ntari nzi icyo ashaka kuzikoza. Ariko mu byo yabikoresheje, yari ashatse gutegura ibirori ababyeyi bacu by'umunsi mukuru yuko bashakanye. Icyo kintu cyankozeho twe tutabitekereza. Iwe yaca ku ruhande akabaza se ngo bavutse ryari, ngo tariki zingahe, kugira mbategure naje izo birori nishime, mbona ababyeyi naje bakoze uwo munsi mukuru. Ibyo mu muryango byaradusize, uko yari nka surprise ababyeyi baje babisangaho, byateguwe bitegurwa na Naomi. Urumva yakora ibintu nk'umuntu akuze atekereza, twebwe tutatekerezaho. Ndagaruka